yaranyirukanye nkavuga ngo reka ngende n'umujinya w'abagabo yarangiza agahita azana umugore mu nzu abana banjye bagahita babaterezanya imisozi bakabajyana nazi niyo babajyanye yambwiye ko yanzuye njyanuye yego nyuma yabwo ngo papa wase yararongoye mu kurongora kwe numva nago ndi kubyumva ngarutse nsanga afite umugore nk'uko babimbwiye umugore umva mu buzima bwanjye umugore yanshinganye zose anshingana mu byanjye numva ubwonko burayobye nubwo nyeneye kumenya amakuru ya papa Fiston ngwiki nimba papa Fiston atamenye ngo umwana ari bwishyurirwa ishuri ese umwana bamwirukanye nago yagiye kwiga ese umwana akeneye kuru ubwo bambwira ngo ni papa Fiston nyabaki ayo kandi nayigiyemo na nyirayo nago yarazi ngo muri dushe habamo umuntu nagiyemo ngiye niyahura nkuyahura muri Nyabarongo ibyo bintu nabyibagirwa ihanga niho kigomba kuba gasuwe zamuka kimano no gitabye ngiki we mano yo mwijuru we nibi byanjongereje burya nibi ngibi nibyo koko habonetse muganga gakondo uvura amarozi y'ubwoko bwose gutsirika ndetse no kugaruza ibyibwe avura amarozi arimo nk'ibitegano ibihuhirano ibigaburano nyabingi ndetse n'ibindi ikindi kandi agakongora inyata ushaka kuvugana na muganga gakondo wamubariza kuri nimero ya telefone ikurikira ku magara yawe hakiri kare hatatagutenguha di kaza kunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show n'ibisanzwe tubana umunsi kundi nizere ko meze neza aho muri arabari mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu mwese ndabasuhuje ndashimira ku nama n'ibitekerezo mugenda mwandika muri comment ndabashimira cyane uyu munsi rero twasuye mama wasengera ngo murabyibuka ubushize yaramaze igihe ari mu bintu byinshi by'ibibazo bijyanye no mu rugo ngira ngo mwagiye mubikurikirana mwarabibonye ariko kuri uyu munsi turashima Imana umuryango wateranye murabona ko ari kumwe na famiye ye yuzuye turashima Imana ko uyu munsi bashije kugera mu nzi we yatashiwe ari mu nzi we ari kumwe n'abana be ari kubagaburira ameze neza yishimye nubwo umugabo adahari ariko we ari mu rugo iwe cyane ko icyari gikenewe cyane yifuzaga n'abana be kuri uyu munsi rero twamusuye mu rugo tuganire nawe atubwire uko yumva ameze nyuma y'igihe kinini yavuye kurara mu gihuru mwarabibonye ku gasambi arara mu kazu amanasohoka hanze ni byinshi byabaye ariko kuri iyi nshuro ariwe turi kubishimira nanashimira namwe mwanditse muri comment mugira inama muvuga muti mama wase bigenze gutya subira iwawe wisembera ni byinshi byagiye bitambuka ariko kuri uyu munsi turashimana ko abashije kugera iwe ndetse no kumwe n'abana be reka tumwakire tumubaze uko bimeze tuganire nawe umwanya mutoya hanyuma twumve impumeko ye ko yiyumva nyuma yo kuva mu gutorongera mu gasozi akaba yicaye mu rugo iwe uko yimva mama wase umeze ute se ni ukuri kw'Imana ndashima Imana kandi nawe nkagushimira nagushyize inyuma warakoze cyane ariko ikintu kinejeje mu buzima bwanjye ubu niyo napfa nta kibazo yego nishimiye kuba nicaranye n'abana banjye nkaba ngarutse mu rugo iwanjye gusa Uwiteka kuba uri mu nzu yawe byo wenda abana ni sawa abana naho inzu nta kintu bintwaye abana nabyaye kuba naratwaye umwe nkagaruka nkaba ndi mu bana banjye nkaba mbonye nta kibazo ni ukuri kw'Imana ukaba warakize wa mugore nta kintu nabona navuga byandenze sister ninkubwira ngo byandenze ubyumve ko byandenze numva kugaruka hano bidashoboka ariko nakwicara ndi kugabura Fiston nagiye guca inshuro natekereza abana asize nkumva ni ibintu nkumva mu mutwe wanjye birasaze kuri bunarare hanze ahubwo hanze naraharaye pe si rimwe si kabiri ariko ikintu ndi gushimira Imana kuba ngarutse nkaba ndi kumwe n'abana banjye ntako bisa urumva ikintu ngushimira gusa Uwiteka azaguha umugisha
umugisha uzawugendana igihe cyose. burya abana banjye ndi kumwe nabo wasanze ndababonye. bari heheze Eh? cya gihe uriya mukobwa twasanze muri iyi nzu yavuze ko abana ngo atazi aho bari waje gusanga bari baragiye he abana yari yaragiye kubata kwa nyina. niho yabajyanye Papa wa se yagiye gufata abana ajya kubata kwa nyina. ni inaha i Kigali cyane mu cyaro Ni mu cyaro. niho yabasize Ariko mu cyaro amahirwe nagize nasanze bari bafite inka ikamwa. Niyo ubona mpamvu ko uwo mutameze neza afite umubiri niyo mwiza mpamvu nsanze bagifite akabiri. Hari na muramukazi wanjye nahasize utarashaka. Niyo mpamvu yabitagaho. na n'isaha we ntarashaka Ntabwo arashaka kuko aracyari umukobwa mutoya. Ariko ikintu nshimira Imana nuko ngarutse iwanjye nkagarukana na Fisto, kandi intego nari mfite niyo kuza nkareba abana banjye. Hani bite sheri wanjye bite byawe. Fisto Intego nari mfite niyo kuza ngasanga abana banjye, ariko Uwiteka arabinkoreye. Uwiteka ahabwa icyubahiro. nicyo kintu cya mbere. Reka mbaze Fisto nawe najya ariko nzi ngo ndi kumwe n'abana banjye. Naho papa w'abana nta kintu ambwiye. Nashaka azakomeza agende, sibyo? ni birebire Papa wa se nta kintu uri ambwiye, abagabo nta sibyo? mugabo utangirwa. Papa wa se nta kintu ambwiye habe na gitoya. None se nimba yaranyirukanye nkavuga ngo reka ngende n'umujinya w'abagabo, yarangiza agahita azana umugore mu nzu, abana banjye bagahita babaterezanya imisozi bakabajyana nazi niyo babajyanye. Uzi yuko ujya kunkodeshereza inzu nakubwiye ni umutima mfite no kugira ngo ndebe abana banjye, ariko ikintu nshimira Imana nuko cigatiye umwana wanjye mu ntoki zanjye. Fisto nagira ngo mubaze nawe ni umwana wawe mwaruhanye mwararanye hanze mwagiye gucumbika. Fisto miroho wese arayizi. Nagira ngo mubaze nawe cyane cyane ko yigaga Minerval ikabura rimwe na rimwe akabura kwiga kubera ko cyagiye muba hanze yaburaga uko akora etide. Ndarangiza kwishyura yose. Ariko ikintu nshimira Imana nuko ngarutse iwanjye Fisto natanze igice. Ikintu nshimira Imana ni ukugira ngo mbe ngarutse mubona byaje. Nicyo cy'ingenzi. Hanyuma Fisto uriyumva kuba wagarutse kuba mu rugo uri mu nzu uryama ahantu hameze neza, bwa buzima bwo hanze bwo kuzerera bwarangiye? Ndiyumva neza, ndumva ameze neza, ndashima n'Imana. Nawe ndagushima kuko waradufashije kugira ngo twinjire mu nzu, kuko wa mama twasanze hano nimba ari umumama nimba ari umukobwa sinzi icyo ari cyo. Burya ngo afite umwana. Afite umwana kandi yaravuze ngo ntabwo yari yabyara. Sawa. Ariko ubwo wenda ashobora kuba yaramuhishe kugira ngo wenda akomeze ajya ku mafaranga ya papa wa se. Ariko muri aka kanya nyine yawe uranasanze mu nzu iwanjye. dore nabyumvanye hano mu gipangu hari umukobwa cyajya tumaze kuvugana burya afite umwana. narabyumvise dore hano inyuma. hano hari umukobwa hano inyuma yarabimbwiye njye nyine afite umwana. nyuma twamaze afate banjye nasize mu nzu arabangaza. ariko nta wari uri hano ariko nyine njye umuntu hano inyuma umukobwa wari uhatuye mu nzu afite umwana afashe banjye yasanze mu nzu arabangaza. Abana banjye bajya kwangara. yarabimbwiye afite umwana. biranangaje nimba afite umwana kuko ibintu yigiraga ari imbambare ariko nawe none ukuntu yagututse mana we yadututse cyakoze yize gutukana. aho ubundi ubu ndishimye nasubiye mu cyumba cyanjye na barumuna banjye nabonye ubu ndishimye nta kibazo pe. aho amashuri yo ndacyakomeje byibuzeho bimeze neza kuko none nzanuruka mu rugo ngiye ku ishuri hari kure, ariko ubu ngubu nahegereye habaye hafi. Ntabwo bizongera nyine ubuzima busanzwe ugiye kubugarukamo. Ngiye kugaruka mu buzima busanzwe kubera ko buriya ikintu hari uko cyagiye mukiba hanze warambwiye uti uhabwe icyubahiro kuba mbonye abana banjye. warambwiye uti simbasha gukora etide kubera ko mwabaga hanze nyine ntago habaga habona. Oya wivuga ngo ntabwo habaga habona. Shiraho no kurara muri dushe, amaguru ari hanze ari kunyagirwa, umutwe uri mu nzu byongereho.
Fiston ntacyo atabonye ku isi. ubyuka ujya ku ishuri mbyuka njya ku ishuri mu gitondo byari bigoye kiragiye. byo birumvikana gusa kuri iyi nshuro mama wasi papa wasi nimba azagaruka simbizi nashaka azarorere ariko sinekereza Nashaka umugabo azarorere. ujya gucumbikisha abana agaturuka n'uyu baruta papa wasi nashaka azarorere azigendere agendeyo mungane sibyo nashaka azarorere pe. gusa ikigaragara ni uko njyewe gufata abana nkajya kubacumbikisha nkirukana umugore nkaturugo oya nkirukana umugore ngaturugo nkazana umugore abana nabyaye nkabasohora mu nzu ke ibyo bino wabyumva ute? abagabo barabatekereza hafi wenda yambwiye ko yanzuye njyanuye yego nyuma yabwo ngo papa wase yararongoye mu kurongora kwe numva ntabwo ndi kubyumva ngarutse nsanga afite umugore nk'uko babimbwiye umugore umva mu buzima bwanjye umugore yanshinganye izosi anshingana mu byanjye numva ubwonko bwarayobye oya yitwa se ariko buriya namubwiye ni kitari cyawe nabo yari karaze ngo n'umwana mutari kogeye kiragera aragenda arahava ngo nawe yarabonye njye nazanye inda n'imbaraga sa ariko niyo zaba ari imbaraga sa zaba ari izanjye ndaraze gushaka da icyanyi Nazanye papa inde? wase wazanye iki uzanye iki winjiranye iki ntabwo nabyumva abagabo ngo kugira agahinda si uguhora Baravuga uranga, ngo- kandi no kugira ibyishimo si uguhora useka niko kera najyaga numva iwacu bavuga ariko noneho byarandenze bajya bavuga bajya bavuga ngo kugira agahinda si uguhora urira no kugira ibyishimo si uguhora useka cyane ngo nimba naswe yari azi kubumba inkono akuzuza ibigega muri bose umva n'ibyo bigega simbizi ariko byo byarandenze mu mutwe wanjye. oya hari ibintu biba ukumva birakabije ariko bundi ni hahandi rero umuntu wumva ngo yazinutswe abagabo uriya umuntu azinukwa abagabo ari uko nyine hari icyabaye gituma bazinukwa kuko nk'ibintu biba bikubayeho gutya ukongera ugaserera umuntu agiye mu bagore abavuyemo aragusujubije gutya bituma n'ikindi gihe wicara ahubwo byaradutunguye umuntu yadusohoye mu nzu atubwira ngo nitugende ngo azirerera abana tukaba tugarutse tugasanga nta mwana n'umwe uhari nyine rero simvuye kubahiga se nyine rero abarezi yarakoze n'uwiteka azamuha umugisha. papa Fiston papa wawe papa Fiston we bimeze gute muravugana we hari agakuru kuheruka aho nabaye hose ntabyo yamenye buriya bintu nta kintu nigeze mvugana na papa Fiston ngewe papa Fiston nta kintu nigeze mvugana nawe ntabwo wagira ibyo ubana nabyo mu nzu ngo nurangiza ujye kubwira umuntu ngo nagize ikibazo iki n'iki kandi kugira ngo njye gushaka ibibazo twagiranye ngenda bizi nawe nta kintu yagufasha nawe se wabonye none se yamfasha iki kindi ko nakubwiye ngo kugira agahinda si uguhora urira njye mu muhanda ngende ndi kurira ko ni ukwiteza isi n'isi ni nta mpamvu yo kwiteza isi rero nta kindi icyo mfa cyo nako ntabwo ari icyo mfa cyo icyo nshimira Imana sibyo ni uko umugambi nahize ntabwo navuga ngo ndawuhiguye kuko ngiye sindi Imana n'Imana yawuhiguye nagiye ngiye kureba umwana wanjye twararanye igangi tubaho nabi akarara adakinze nabone nuko akora uwo mwaka Fiston hajye n'umwa wo mwaka ni kuru ni iki yimubwire wowe Fiston ni iki abo ni kuri uva ku ishuri ukaza ukeneye gucana kugira ngo ukore ibyo bakwigisha ku ishuri n'ibiki etide se yego ayikora nabi arayikora yishyurirwa nabi ninkoresha buje nge mfite nkajya gukora imisiri nkakora ikiyede nkagira gute ariko ngiye ikintu nshimira Imana nuko ngarutse ngasanga nabo nasize nkajya kubatora aho bari
ari bazima. Mama Fisto nashaka kubaza papa Fisto we bimeze bite? Nta gakuru ke muri bwa buzima bwose mwabayemo, ntago yigiza kuvugisha ngo amenye n'amakuru ko mubayeho nabi ngo agire n'icyo agufasha byiba nk'umuntu mufitanye umwana w'umusore ungana gutya. Ke ngira ngo urabizi ahantu hadusanze urahazi, uzi ko hadusanze hafi na ruhurura, sibyo? Mu kudusanga hafi na ruhurura ubuzima nayo ndimo urabuzi, urumva? Urabizi ko ari wadukuye muri kariya kazu ukadukodeshereza, urumva? Mbabarira uriya ngo ni papa Fisto, nta kintu na kimwe nziho, nta n'ikintu nari kugomba kumubaza pe, ntago mbizi n'ukuri. Mbabarira n'imbabazi ngusabye, nta nubwo nkeneye kumenya amakuru ya papa Fisto ngo iki. Nimba papa Fisto atamenye ngo umwana ari bwishyurirwa ishuri, ese umwana bamwirukanye ntago yagiye kwiga, ese umwana akeneye kuru, ubwo bambwira ngo ni papa Fisto nyabaki, nkajya gukora imisiri, nkajya gufurira abantu. Ke mbabarira, iyo umbwiye papa Fisto mpita numva mu mutwe wanjye hivanze. Nta kintu na kimwe yigeze amfasha, ahubwo gusa nakubwiye ngo Imana izaguha umugisha kandi uzasubiza aho wakuye, kuko ngiye warambwiye ngo uramfashije ariko hari abagufashije, sibyo? Ndakubwira ngo Imana isubiza aho ukuye, n'abagufashije nabo Imana izabaho umugisha basubiza aho bakuye, kandi bajye bakomeza kugira igikorwa cy'urukundo nk'ibyo mwankoreye. Nta kindi kintu nabona navuga. Kandi ubu papa Fisto ashobora kuzabebeta akaza hano. Kuza Umugore wanjye buriya iyo ukize, umugore wanjye ikise, uvuga ati umugore wanjye buriya nagira ngo twisungane. reka Cyagiye nitwagara akavuga ngo umugore we niba bashwanye, niba umugore ubona bari batonganye, hari bose ugize kuganira avuga ngo umugore we bafitanye ibibazo iki, ashaka kuko mwiyunga ari bwa kwakaga umwana. Yaravugaga kuvuga nyine ambwira ngo arashaka umwana we. Ubwo yavuga ngo umugore we sinzi ibibazo bari bagiranye, ashaka kugirana ibibazo n'umugore we, agahita avuga ati reka kwa madamu wanjye sha. Madamu yishyurira inzu se? Yamenya ko n'umugabo Nyine madamu yishyurira inzu, amenye uko umwana we yaraye cyangwa ku ishuri yishyuriwe. Abagabo bagira isoni. Ntabwo Nyine ni abagabo nyine. umugabo Sinabona ibyo mvuga. Akorera ikintu akakubwira ngo nta mugabo upfa adasebye. Nawe arasebye rero nuko yarakoze, kandi Imana izamuha icyubahiro yamaye. Nukuri Imana izamuha, oya Imana izamuha icyubahiro yamaye. Cyaguhaye cyo ni giki? Ni gike yandabizi, yaranyandagaje, babyita kunyandagaza. Nani gisanga abanyiri kwihangana iryo hejuru yiwe, ariko byibura nizere ko kugirana ibibazo gurushwana n'abagore birangiye noneho. Byibura ubona agahenge wibereho witungira abana w'Imana. Oya nge uzi ikintu kinesheje mu buzima. Ako guzi kujya kurara hanze ufite iwawe. Uzi iki? Oya nayiwawe. Jana nabitekerezaga simba. Hana iwawe. Mbwira ngo uzi kujya kurara muri ruhurura ufite ikibondo nk'iki ngiki wasize. Utazi uko cyaraye. Utazi niba yanariye. Utazi nimba yanariye. Inde muri kumwe. Utazi nk'umwana yaraye ateye yiriwe gute? Byoroshye. Uriya papa wasuze igihe yaneshereje umutwe. Asiga ajya kwa Farida. Kwa Farida. Ni birebire. Simbizi. Asiga ajya kwa Farida. Agaruka mfite. Sibyo? Nyuma yabwo agarutse anesha umutwe. Usi n'umwana w'imyaka ingahe ke? Kubyo anesha umutwe? Ni muto. Ibaze kugira ngo ubure umugabo uturugo uziko harimo n'umwana ukeneye amata n'isukari buri kimwe cyose. Ushyiraho n'uriya wari wicaye. Fisto, wanzaniye amazi. Wagiye kunsukira amazi yo kunywa ukama nkinywera ko inyota imeze nabi. Ntabwo biba byoroshye wa muntu. Ntacyo nabona navuga pe. Cyakora uciye mu ntambara. Sha umva bajya bavuga ngo nta ntambara yanera ubwoba, ariko ingiyo yaneye ubwoba nkanicara nkabura n'uwo nagisha inama nkavuga ni wa mana wanjye, wa mana yanjye we, ni wowe uzi uko wandemye mbabara unabare. Ariko icyo nzi cyo amasengesho nasabye
iri kunkorera iranabaye ntaho kumbwira ngo papa wase agende cyangwa bireke mfa kuba ndi kumwe nabo nabyaye mbakuyeho nabajugunye yarazanye amahabara mu nzu yanjye. nicyo cy'ingenzi ubundi icy'ingenzi ni icyo ngicyo ibindi byose ni inyongera. buri ikintu cya mbere ni urubyaro. kubyara biravuna nk'umuntu ukina agakinira ku bana ngo Fisito agiye ku ishuri arataha gute gusa yarambwiraga ati mati uyu munsi banyirukanye yambwira ngo banyirukanye nkatekereza nabona asize mwanga kubimwereka urumva mwanga kubimwereka ibibazo mfite ariko buriya ngo agahinda gashira kandi ari ibagara ceceka wa muntu gushaka igishoro ababyeyi benshi barabyumva kurusha abandi gusa buriya baravuga ngo warushye nta ruhare imwe ariko twizire ko we birangiye. buriya ikintu kibamo kikazamo n'abana buriya wapfa n'umuntu ibintu byinshi ariko iyo hajemo ikintu cyitwa umwana aba ari kugukora mu bwonko kandi umugabo kugira ngo aguhime akwima abana. naraje amaguru hanze nta n'ikibazo ntabwo nakubwira ngo nta n'ikibazo hano uretse ntabwo wabonye mama wawe ntabwo wari umwumbuye se naraje amaguru hanze urumva nkararanyagirwa Fisite nawe ati mama ku ishuri byagenze uko mama ku ishuri bambwiye ngo sinzabigenze ngo sinzagaruke ku ishuri nkarara mfura nkajya mu kiyede nabwira boss ati reka uyu munsi ntabwo turi buhembwe mera nk'umusazi ariko ikintu nashimira Imana ni kimwe nkavuga ni wa mana we iki ni kigera iri ni ishuri ariko ishuri nariciyemo ni kuri ndashimira Imana ishuri ry'ubuzima birarenze ngize amahirwe mbona uje kunkura muri iriya dushe nari ndimo nayo kandi nari nayigiyemo na nyirayo ntabwo yari azi ngo muri dushe habamo umuntu nagiyemo ngiye niyahura nkuyahura muri Nyabarongo ibyo bintu nabyibagirwa hantu nyagirwa shake winyibutse buriya abantu batawe mu buzima bubi bajye bashima Imana ukambwira ati ngewe nagukodeshereje inzu y'icyumba na saro ngwino ujyemo uba uri guhumeka iminsi mikeya buriya jya ugira neza wigendere nugira umuntu neza cyakoze neza uyisanga imbere gusa Uwiteka Imana azagufashe ukwangiriye neza uzabisanga ahandi. Yerega abantu burya ni magirirane tubara kugira neza ejo nibyo nanjye ejo mama wase nkazavuga ni mama wase ko nshaka igihumbi wanyohereje igihumbi ngaha. niyo mpamvu rero buri iteka y'ikintu kikubayeho urihangana ikibazo kirakubera umva hari igihe none ugira ibibazo ugasa nabyo ku buryo umuntu akureba akabona nyine ufite ibibazo kandi atakuzi. Shake nabaye nkabyo narakanitse ngendesha ibitiyo ngendesha amasuka kugira ngo Fisito ndebe yuko byibuze yararariye ndebe ko byibuze natanga n'igice ku ishuri ariko nabwo ntabwo ndayarangiza kuyishyura ariko Uwiteka ndi guha Uwiteka icyubahiro. Ariko watangana nimero zawe kuko hari abantu bajya bavuga ngo nimero yawe ko tutayibaha kandi kuyibaha nge ntago bose hari abatabasha kunyandikira wavuga nimero yawe hanyuma bazareba ikiganiro bayumva uzifuza kukuvugisha akazajya abona ko kuvugisha byoroshye nimba ufite telefone 24 21 niyo nimero yawe. ubwo umuntu ushaka mu wase wifuza kumugira inama wifuza kumuvugisha ku bundi buryo nimero ye niyo n'undi uzayishaka wenda atayumvise mu kiganiro azayinyake nanjye nzayimuha ibindi byo ni ukumusabira agakomeza nyine akabona amahoro. oya Uwiteka azamibirera abana banjye naho iby'abagabo nashaka azagende nta kintu bintwaye pe. noneho ubwo uri hano mu cyangwa se akomezanye n'umugore we namusanganye mu nzu ariko umugore urayitwa umugore oya inshoreke ntabwo ijya iba umugore byatumye ninjira no mu nzu ntabwo ijya iba umugore inshoreke ugeshe none se uko ajyagiye kumusanga ahari ntagiye kubwebeta aramusanga hari aho bavuganye ariko ke nawe ujye umenya buriya meni bariya baba baje bakurikiye amafaranga
iyo umugabo agiye kuriya ese papa wasi urambwira ko umuntu watarwa ko umungana akagenda agasiga umugore mu nzu urambwira ko afite amafaranga afite ubushobozi bwo ko yatungura umugore mu buzima yifuza kandi umugore yambwiye ko nje nzanye inda ibi ni ibicyuzanye azi gutukana n'inda n'uburingiti rero bashije arabizi inda n'uburingiti mu nzu iwawe n'abana wasize uje utabasanga shake nta kintu nabona navuga gusa Uwiteka ajya guha umugisha kandi aho abandi baboneye abariho ujya ukura nawe rero ni ugushakisha akantu ukora noneho muri iyi minsi ubwo ufite aho urambika umusaya nuko ubanza ngashaka igishoro ntabwo ndabona igishoro neza.